nanone iyi ni Gikundiro TV. Mbere na mbere turabasuhuje bakunzi ba Gikundiro TV, mudahema gutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe, nakwibutsa wowe mushya utarakora subscribe, kanda subscribe ubashe kubonera amakuru ya Gikundiro TV ku gihe. Nkuko mubimenyereye ko Gikundiro TV tubategurira ibiganiro byubaka ubuzima bwa buri munsi, uyu munsi niyo mpamvu twabateguriye ikiganiro kijyanye n'urukundo. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi mu mibereho ya muntu ndetse no mu mibanire ye n'abandi, ni nayo mpamvu buri wese Imana yamuremanye urukundo. Uko byagenda kose ubwo rukundo ugomba kugira burusangiza cyangwa uruha. Ari nayo mpamvu uyu munsi twifuje kubaganiriza ku bimenyetso 15 byerekana umukobwa ugukunda utabizi. Twihuse cyane. Ingingo ya mbere iranga umukobwa wagukunze: atinya kukureba mu maso. Umukobwa wagukunze ntashobora gutinyuka na gato kwemera ko muhuza amaso, ahubwo akureba wowe utamureba. Ni hahandi akureba kwitegereza cyane, asa n'uwiyiba, ariko acunga neza ko utamureba, areba ko hari ahandi hantu waba warangariye, akaguprofita, akaba aribwo kwitegereza neza. Twihuse ku ngingo ya kabiri, umukobwa wagukunze yifuza kuba inshuti yawe magara. Umukobwa wagukunze aba yumva yakuba hafi, aba yumva yamenya byinshi bikwerekeyeho, cyangwa kugufasha mu gihe cyose cy'ubuzima bwawe, mu gihe cyose abishoboye. Ikindi kandi uyu mukobwa aba yumva yamenya byinshi mu byo ukunda. Ku ngingo ya gatatu nuko agerageza gutangira ikiganiro bwa mbere. Biba mu buryo utabasha gusobanukirwa, akenshi babikora bakoresheje amatelefoni. Akubwira ko ari impanuka atabishakaga, ariko nyuma yaho akubwiza ukuri iyo mwamaze gukundana. Nawe rero niba hari umukobwa wigeze kuguhamagara akakubwira ko atabishakaga cyangwa ko yibeshye, nyuma yaho mwakomeza kuvugana ukumva arishimye kandi akwakiriye neza, icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga ko yagukunze. Ikimenyetso cya kane cyerekana ko umukobwa yagukunze nuko atindana nawe umwanya munini cyane. Ku ngingo ya kane, umukobwa wagukunze ntiyita kumenya aho muhagaze, gahunda zindi yari afite, cyane niyo mwaba muhagaze mu muhanda. Aguha umwanya we wose, ahubwo ni wowe umwibutsa gutaha. Nubona icyo kimenyetso, nta kabuza uwo mukobwa azaba yagukunze. Twakomeje tugeze ku ngingo ya 5. Umukobwa wagukunze agerageza kukugisha inama muri gahunda ze zose. Kandi nyuma yaho aragaruka akakubwira ko inama wamugiriye ari ingirakamaro. Kandi ni ukugira ngo akwereke ko uri umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwe. Iki nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko yagukunze. Tugeze ku kimenyetso cya 6, aho umukobwa wagukunze akora uko ashoboye ngo yambare neza uko ukunda, bitewe n'uko wabimuganirije. Uwo mukobwa ntaba agikeneye ko bagenzi be babona ko yambaye neza nk'uko bisanzwe, ahubwo aba asigaye agendera kuri wowe gusa. Nubwo bagenzi be bamubwira ko yambaye nabi ntiyabireka. Iki rero nacyo ni ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa yakubashye kandi yagukunze. Reka dukomereze ku kimenyetso cya 7 cy'umukobwa wagukunze, aho aba ashaka kumenya ibyo utekereza ku rukundo. Uzabibwirwa nuko atangira akuganiriza, akubwira abasore bamuterese akabanga, abamuhaye impano se. Aba ashaka kugira ngo ugire icyo uvuga maze akumenye. Numara kuvuga igitekerezo cyawe, uzabona bimuteye amatsiko, maze atangira akubaze ibibazo bitandukanye nuko wabitekerezaga. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko azaba agukunda. Dukomeje ku ngingo ya 8, agerageza kumenya ibintu wowe utibuka, udaha agaciro cyane mu buzima bwawe. Ukumva akubwiye nk'igihe watangiriye ishuri, igihe watangiriye akazi,
Aha ikindi kandi akora uko ashoboye akamenya itariki yawe y'amavuko ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwawe. Iki kandi nacyo ni ikimenyetso cy'umukobwa ushobora kuba agukunda. Ikindi kandi abikora yifuza ko nawe ubimenya, niyo mpamvu abishyiramo imbaraga cyane. Ikimenyetso cya 9 cy'umukobwa wagukunze aba ashaka kumenya ikintu cyose kikwerekeyeho. Aha kenshi uwo mukobwa aba ashaka kumenya ibyo ukunda, ibyo wanga, inshuti zawe se, abavandimwe bawe. Aba ashaka no kumenya abantu ukunda uko bateye. Ibi byose kandi abikora kugira ngo akwereke ko akwitayeho kandi aba ashaka no kukumenya. Uyu mukobwa aba agukunda. Ikimenyetso cya 10, uyu mukobwa akunda gusohokana nawe cyane. Aha ashobora kuba no mu buzima busanzwe adakunda gusohoka, ariko yifuza kuba ari nawe igihe. Ikindi kandi aba yifuza ko ibintu bishya abibona ari kumwe nawe cyangwa abikora ari kumwe nawe, ndetse aba yisanzuye iyo muri kumwe, cyane ko aba yumva ko ntacyo yakora mutari kumwe. Uyu mukobwa nawe aba agukunda. Dukomereze ku kimenyetso cya 11. Umukobwa wagukunze agerageza kukwereka ko uri ingirakamaro mu buzima bwe. Aha niba ubona ahora azirikana ibyabaye igihe mwari kumwe, akibyibuka, abizirikana kandi yakubona ukabona arishimye, uyu mukobwa aba agukunda. Ikimenyetso cya 12 cy'umukobwa ugukunda, inshuti ze zirakwishimira cyane. Aha tukiri ku ngingo ya 12, nuhura n'inshuti z'umukobwa wagukunze uzatungurwa nuko uzasanga izo nshuti zari zisanzwe zikuzi. Aha rero ni ikimenyetso cy'uko uwo mukobwa ahora akuratira inshuti ze. Ikindi kandi baba bazi neza ko mugenzi wabo agukunda. Iki nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko uwo mukobwa yagukunze. Ikimenyetso cya 13 kiranga umukobwa wagukunze, aragufuhira cyane kandi mutarakundana. Aha gufuha ni ikimenyetso cy'uko umukobwa cyangwa umuhungu agukunda cyane. Aha uzabibona neza nuvugisha abandi bakobwa mugatindana, mugitandukana nabo ashaka impamvu akubwira, akwereka ko wari mu bidafite umumaro. Aha kandi uzabibona neza nuvuga undi mukobwa umutaka, umuvuga neza cyane, maze urebe ntabwo azakwereka uburakari ako kanya, ariko uzabibona mu maso ko bitamushimishije. Aha nubona gufuhira kandi wowe wifataga nk'ibintu bisanzwe, uyu mukobwa azaba agukunda. Kuri ingingo ya 14, umukobwa wagukunze we arigaragaza mu bihe bitari byiza kuri wowe. Umukobwa wagukunze iyo urwaye arahangayika cyane kandi akagerageza kukuba hafi, ku buryo ubona ko akwitayeho kurusha abandi. Aha n'abandi bahita babona ko agukunda kandi nawe akora uko ashoboye ngo ubibone. Iki ni ikimenyetso simusiga ko uwo mukobwa yagukunda, cyane ko iyo utamerewe neza aribwo wabonye umwanya wo kwigaragaza ngo akwereke ko akwitayeho kandi agutekerezaho. Dukomereje ku kimenyetso cya 15 ari nacyo cya nyuma, umukobwa wagukunze nta gusaba ibya mirenge. Mbere na mbere aha iyo mutarakundana yirinda ibintu, mbese arigengesera, yirinda ibintu byatuma umubona nabi cyangwa umubona uko atari. Aha uzayibona neza akenshi nk'iyo umutumiye nta bushobozi ahindura gahunda akakubwira indi mpamvu, cyane iyo yabonye ko ubwo butumire busaba gutakaza amafaranga kandi ubwe ntayo aba afite. Umukobwa ugukunda nta gutura ibibazo. Aha aragerageza akabyimenyera, kera kabaye usanga ari wowe ubimubwira binyuze mu mpano. Akenshi kandi hari igihe abikubwira yarangije kubyikemurira ubwe. Umukobwa utabera umutwaro umusore akunda ni ikimenyetso nyamukuru cy'umukobwa nyawe ugukunda. Ngaho rero ngibyo ibimenyetso 15 twaganiragaho umukobwa wagukunze yakoresha kugira ngo arebe ko yakwigarurira umusore. Niba nawe rero utari usanzwe ubizi, uyu ni wo mwanya wo kubimenya, ukamenya ngo ese uyu muntu arankunda cyangwa
kuko ibimenyetso 15 ni byinshi cyane, umuntu yabikweretse rwose nta kabuza aba yagukunze. Iyi ni Gikundiro TV, ndagushimira nanone wowe wamaze gukora subscribe. Nibutsa wowe mushya utarakora subscribe, kanda subscribe ubashe kubonera amakuru ya Gikundiro TV ku gihe. Ciao ciao.